Mu butayu bwa Misiri hari ibintu bimaze imyaka irenga 2500 bihangayikishije isi yose. Piramide nini zubatswe n'amabuye yaremereye cyane ku buryo umuntu umwe atashobora no kuyanyeganyeza. Ariko icyo gihe nta mashini zabagaho, nta crane cyangwa technology zigezweho. None se ninde wazubatse? Ni gute amabuye yazamuye kugeza hejuru ataguye? Kuki kugeza umunsi ari ibyumba by'ibanga bitaragerwamo? Hari abavuga ko abantu basanzwe bazubatse, abandi bakavuga ko hari imbaraga zidasanzwe cyangwa ibiremwa byo mu isanzure byari bigizemo uruhare. Ariko kuri nyako guhishwe mu mateka ya kera mu byumba by'umwijima no mu mabanga. Abafarawo basize badapfukamye. Uyu munsi tugiye kwinjira mu ibanga rikomeye ryatumye piramide zo muri Egypt ziba kimwe mu bintu biteye amatsiko kurusha ibindi byose ku isi. Komeza dukurikirane kuri Aka Update. Mu gihugu cya Egypt hagati mu butayu bunini bwa Sahara hahagaze inyubako zitangaje isi yose kuva kera kugeza n'uyu munsi. Izo nizo piramide, inyubako nini zubakishijwe amabuye manini cyane yubatswe hashize imyaka irenga 2500. Iyo umuntu azirebye bwa mbere, ikibazo cye cya mbere gihita kiza mu mutwe ni iki: ni gute abantu bo muri iki gihe bashoboye kubaka ibintu bikomeye gutya badafite imashini? Iyo niyo yabaye umwe mu mayobera akomeye mu mateka y'isi. Muri Egypt ya kera abaturage bemeraga ko abami babo bitwa Farawo bari abantu bafite imbaraga z'Imana. Iyo Farawo yapfaga, abantu bizeraga ko ubuzima bwe bukomeza no mu kindi gihugu cy'abapfuye. Niyo mpamvu bakirwaga imva zikomeye cyane kugira ngo umwami azaruhukire ahantu hatekanye kandi y'icyubahiro. Mu ntangiriro bubakaga imva zisanzwe zitwaga masterpiece, ariko uko imyaka yagiye ishira abafarawo batangiye gushaka ibintu binini kandi bitangaje kurushaho, aho no hava igitekerezo cyo kubaka piramide. Piramide ya mbere yahinduye amateka. Farawo witwaga Dosel ni umwe mu mbere bubakiwe piramide. Umwubatsi we mukuru yari umugabo w'umuhanga cyane witwaga Imhotep. Niwe wahimbye igitekerezo cyo gushyira masterpiece nyinshi hejuru y'izindi, havaho step pyramid yo muri Saqqara. Iyo piramide yabaye intangiriro z'inyubako zikomeye cyane zaje gukurikiraho, Great Pyramid, igitangaza cy'isi. Nyuma y'igihe haje Farawo ukomeye witwaga Khufu. Uyu mwami yashakaga ikintu cyazigera gisaza, ikimenyetso kizahoraho kivuga ubukomere bwe imyaka ibihumbi. Nuko ategeka kubaka Great Pyramid of Giza. Iyo piramide yubatswe imyaka hafi ya 20. Yakoreshejwe amabuye arenga 2 miliyoni, yari ifite uburebure bwa metero hafi 146 kandi burebure rimwe ryashoboraga gupima toni nyinshi cyane. Gitangaje kurushaho nuko amabuye yashyizwe hamwe neza cyane ku buryo n'urupapuro rutabashaga kunyura hagati yayo. Abanga benshi baza uko ibyo byashobotse. Ese amabuye bayakuye? Amabuye menshi yavaga mu bikombe byo hafi ya Nile, ariko amwe yavaga kure cyane. Ari amabuye ya Granite yavaga muri Aswan kure cyane ya Giza. Abakozi bayacaga mu misozi bakoresheje ibikoresho by'umuringa n'amabuye akomeye, nyuma bakayashyira mu mateme cyangwa mu bwato bunyura mu ruzi rwa Nile. Iyo Nile yabaga yuzuye amazi, byasabaga gutwara ayo mabuye hafi y'aho yubakirwaga. Kubera ko nta mashini zari zihari, abanga batekerezaga ko abanyamisiri bakoreshaga imihanda y'igitaka yo kuzamura buhoro buhoro, imigozi, ibiti, n'abantu benshi bakururaga ibuye rimwe. Hari n'ubushakashatsi bwerekanye ko bashoboraga gusuka amazi ku mucanga kugira ngo amabuye anyerere neza kandi byorohe kuyakurura. Abakozi ibihumbi n'ibihumbi bakoraga buri munsi. Mu by'ukuri si abacakara nk'uko abantu benshi babivuga. Abanga basanze abenshi muri bo bari abaturage basanzwe bahembwaga ibiryo, imyenda naho kuba. Ikindi kintu gitangaje ni uburyo piramide zubatswe zirebana neza n'amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. N'abavuga ko piramide 3 zo kuri Giza zirebana n'inyenyeri zo mu itsinda rya Orion. Ibi byatumye bamwe batekereza ko Abanyamisiri bari bafite ubumenyi buhambaye cyane ku bumenyi bw'ikirere. Abandi ndetse bavuga ko hari n'ibiremwa byo mu isanzure byabafashije, ariko kugeza ubu nta gihamya cyabo kiraboneka. Ese imbere muri piramide harimo iki? Imbere muri piramide harimo ibyumba by'ibanga, inzira zifunganye cyane, imitego yo kuyobya abajura, ndetse n'ahashyirwaga umurambo wa Farawo. Abanyamisiri bashyiragamo zahabu, imitako, ibiribwa ndetse n'ibikoresho by'ubwami. Bizeraga ko Farawo azabikoresha mu buzima bwe bwa nyuma y'urupfu. Umuvumo wa Farawo.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri Howard Carter yavumbuye imva ya Tutankhamun. Nyuma yaho bamwe mu bantu bari binjiye muri iyo mva bapfuye mu buryo budasobanutse. Abantu batangira kuvuga ko hari umuvumo wa Farawo. Hari amagambo yavugwaga ko yari yaranditse ku muryango, uzahungabanya uburuhukiro bw'umwami azakurikirwa n'urupfu. Nubwo abahanga benshi bavugaga ko bishobora kuba byari indwara cyangwa imyuka yo mu byobo bya kera, umuvumo wakomeje gutera ubwoba isi yose. Icyumba cy'amayobera kitaragerwamo. Mu myaka ya vuba abahanga bakoresheje ikoranabuhanga rya scanning basanze hari umwanya munini uhishe imbere muri Great Pyramid bawise Big Void, ariko kugeza uyu munsi nta muntu urinjiramo, ntawe uzi neza ibirimo, bikomeje kuba ibanga rikomeye. Ese harimo ubutunzi cyangwa hari amabanga Farawo bashatse guhisha iteka? Ese kuri kuzigera kumenyekana? Uyu munsi piramide ziracyahagaze nyuma y'imyaka ibihumbi byinshi, umuyaga ntiwazisenye, ntambara ntizazimaze, n'igihe nticyazitsinze. Ni kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ubwenge n'ubushobozi bw'abantu ba kera. Nubwo hari byinshi abahanga bamaze gusobanura, uburyo nyabwo bubatse hejuru cyane, amabanga y'ibyumba bimwe n'impamvu nyayo z'inyubako zimwe na zimwe biracyari amayobera. Kandi niyo mpamvu kugeza uyu munsi piramide zo muri Egypt zikomeza gutangaza isi yose no gutera abantu amatsiko nk'aho zubatswe ejo. Hashize imyaka 2500 igihugu cya Egypt cyari kimwe mu bihugu bikomeye kandi byateye imbere ku isi, mu gihe ibindi bihugu byinshi byari bikiri mu buzima bworoheje. Abanyamisiri bo bari bafite ubwami bukomeye, amategeko, ubuhinzi, ubwubatsi ndetse n'ubumenyi butangaje. Ariko mu butayu bwa Egypt hari ikintu kimwe cyatangiye gutangaza abantu bose kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi: ni piramide. Iyo umuntu arebye piramide bwa mbere yumva asa n'ureba ibintu bidashoboka. Ni inyubako nini cyane zubakishijwe amabuye aremereye cyane ku buryo umuntu umwe atashobora no kuyimura. Buri buye rishobora kuba ripima toni 2 kugeza kuri 5, hari namwe yarenzaga toni 50. Ariko ikibazo gikomeye cyatangiye gutera abantu mu matsiko ni iki: ni gute abantu bo muri iki gihe bashoboye kubaka ibintu nk'ibi badafite imashini? Icyo gihe nta crane zari zihari, imodoka zitwara ibintu biremereye, moteri cyangwa ikoranabuhanga rya moderne. Nta mashini n'imwe yabagaho, nyamara bubatse ibintu birebire cyane kurusha inyubako nyinshi zo muri iki gihe. Piramide ya Khufu, igitangaza cyatunguye isi. Muri piramide zose yatunguye abantu cyane ni Great Pyramid of Giza yubakiwe Pharaoh Khufu. Iyi piramide yubatswe n'amabuye arenga 2 miliyoni. Buri buye ryashyizwe ahantu haryo heza cyane kandi yubatswe ku buryo ritigeze rihungabanywa n'igihe. Mu gihe yubakwaga yari ifite uburebure bwa metero hafi 146. Ibintu byari bisa n'ibidakorwa n'abantu bo muri icyo gihe. Abantu benshi bazaga bati, ese koko n'abantu basanzwe bayubatse? Amayobera yatangiye gukwira isi. Mu myaka yakurikiyeho abantu benshi bagerageje gusobanura uburyo piramide zubatswe. Abavugaga ko ari abanyamisiri bari bafite ikoranabuhanga ryatakaye, abandi bakavuga ko ari abantu bari bafite imbaraga zidasanzwe, nabo bamwe bakavuga ko hari ibiremwa byo mu isanzure byabafashije. Ibi byaturutse ku kuba piramide zubatse neza cyane, zirana n'inyenyeri zo mu kirere, kandi uburyo amabuye yashyizwe hamwe butangaje cyane. Hari n'abagiye bavuga bati abantu bo muri icyo gihe ntibari bafite ubushobozi bwo gukora ibintu nk'ibi. Iyo niyo yabaye intangiriro y'ibanga rikomeye rya piramide. Kuki piramide zikomeje gukurura isi yose? Piramide si inyubako zisanzwe gusa, ni ikimenyetso cy'ubwenge, ubutegetsi n'amabanga ya Egypt ya kera. Iyo uzirebye ubona ubuhanga budasanzwe, ukumva hari inkuru nyinshi zitavuzwe, kandi ukumva ushaka kumenya ukuri kwihishe inyuma yazo. Niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi abahanga bakomeje gukora ubushakashatsi, filime nyinshi zizivugaho, ndetse abantu benshi bagakomeza kwizera ko hari ibanga rikomeye ritaramenyekana, kandi aha niho inkuru nyayo ya piramide itangirira. Mbere yuko hubakwa piramide nini zizwi uyu munsi, abanyamisiri ba kera bari bafite uburyo buhambaye bwo gushyingura abami babo. Mu ntangiriro bubakaga imva zisanzwe zubakishijwe amatafari y'ibyondo zitwaga mastabas. Izo mastabas zari inyubako ziringaniye hejuru zisa nk'udusozi duto. Nubwo zari zubatswe ntabwo zari zitangaje cyane, ariko ibintu byose byahindutse igihe hageraga Pharaoh witwa Djoser. Uyu mwami yashakaga ikintu kitigeze kibaho mbere. Imva zaba nini cyane zatuma abantu bose bibuka izina rye, kandi zamufasha kujya mu buzima bwa nyuma nk'umwami w'iteka. Hari umugabo wari uzwiho ubwenge budasanzwe witwaga Imhotep. Imhotep ntabwo yari umwubatsi gusa, yari umuganga, umwanditsi, umuhanga mu mibare ndetse n'umujyanama mukuru wa Pharaoh Djoser. Abantu benshi bamufataga nk'umuntu ufite ubwenge burenze ubw'abandi bose bo muri Egypt, nawe atekereje igitekerezo cyahinduye amateka y'isi.
Imhotep yarebye master bus zisanzwe maze aratekereza ati byagenda bite nidushyira master bus imwe hejuru y'indi. Nuko atangira kubaka inyubako itigeze ibaho mbere, yubatse master bus nyinshi kugera zigenda zibano uko zijya hejuru. Aho niho havuye step pyramid ifite intambwe nyinshi. Iyo pyramid yubatswe i Saqqara hafi ya Memphis, umurwa mukuru wa Egypt ya kera. Yabaye pyramid ya mbere mu mateka, inyubako ya mbere nini yubakishijwe amabuye ndetse n'intangiriro y'ubwubatsi buhambaye bwakurikiyeho. Abanyamisiri ba kera bizeraga ko Farawo atapfa nk'abandi bantu, bemeraga ko umwuka uzamo kukajya ku Mana kandi kagomba kugira aho aruhukira hizewe. Step pyramid yubatswe nk'inzira ifasha Joseph kuzamuka ajya mu ijuru. Intambwe zayo zasobanurwaga nk'inzira ijyamo ku Mana, niyo mpamvu pyramid yari ifite ishusho izamuka. Umujyi wose wubakiwe umwami. Ikindi gitangaje nuko step pyramid yari inyubako imwe gusa, yari mu gice kinini cyari gikikijwe n'inkuta ndende. Muri ako gace harimo insengero, inzira zibanga, ibyumba byo gushyinguramo n'ahantu hakorerwaga imihango. Hari n'inzira zicuritse munsi y'ubutaka zifite uburebure bunini cyane. Abashakashatsi bamwe bavuga ko munsi yayo harimo ibyumba byinshi bitagerwamo kugeza n'ubu. Imhotep yabaye icyamamare. Nyuma y'urupfu rwe, Imhotep yabaye icyamamare gikomeye muri Egypt. Mu myaka yakurikiyeho abantu batangiye kumufata nk'umunyabwenge w'ikirenga, abandi bamwubaha nk'imana y'umuvuzi n'ubwenge. Izina rye ryakomeje kubaho imyaka ibihumbi byinshi kubera icyo gitekerezo kimwe yahimbye. Iyo step pyramid niyo yafunguye umuryango w'inyubako nini zikurikiyeho, harimo pyramid Khufu, pyramid ya Khafre n'izindi pyramid zikomeye zo muri Giza. Kuva abantu batangira kwiga amateka ya pyramid zo muri Egypt, hari ikibazo kimwe kitigeze gihagarika abantu gutekereza. Ese koko abantu bo muri iki gihe nibo bonyine bashoboye kubaka ikintu nk'iki? Iyo urebye Great Pyramid of Giza, biragora kwizera ko yubatswe hashize imyaka 2500, igihe nta mashini, crane, moteri cyangwa ikoranabuhanga rya modern ryabagaho. Naho havuye igitekerezo cyatangiye gukura isi yose. Hari abavuga ko hari aliens cyangwa ibiremwa byo mu isanzure byafasha Abanyamisiri kubaka pyramid. Impamvu abantu batangiye kubitekereza harimo ingano ya pyramid, uburyo yubatswe neza cyane, guhuza pyramid n'inyenyeri, n'ibitabo na filime byakoreshejwe icyo gitekerezo. Ese hari ibimenyetso byabyo? Nubwo teori za aliens zikundwa cyane, ikibazo gikomeye ni iki: nta gihamya ifatika iraboneka yerekana ko aliens yubatse pyramid. Abahanga mu mateka y'ubwubatsi bavuga ko Abanyamisiri bari bafite ubumenyi buhambaye, bari bafite abakozi benshi cyane kandi bafite uburyo bushoboka bwo kubaka pyramid. Mu bushakashatsi bwakozwe habonetse aho abakozi babaga, babonetse ibikoresho byakoreshaga, ndetse haboneka n'inyandiko zisobanura uko amabuye yatwarwaga. Ibi byose byerekana ko abantu bashoboraga kubyikorera iwabo. Umunsi abahanga benshi bemera ko pyramid zubatswe n'abantu, ariko Abanyamisiri bari bafite ubwenge n'ubumenyi buhambaye cyane kurusha uko abantu benshi babyibwira. Ariko kubera ko hari byinshi bikiri amayobera, uburyo nyabwo amabuye yazamurwaga, ibyumba byinshi ndetse n'ubumenyi bw'inyenyeri bari bafite, ibitekerezo bya aliens bikomeje kubaho. Kandi nicyo gituma inkuru ya pyramid ikomeza gutera amatsiko isi yose kugeza n'uyu munsi. Ikindi gitangaje muri pyramid ni amayira yo imbere. Hari ibyumba byinshi, inzira zifunganye ndetse n'imitego yagenewe kwica cyangwa kuyobya abajura. Mu kinyejana cya 9, umugabo witwaga Al-Imam yinjiye muri Great Pyramid ashaka zahabu n'ubutunzi, ariko ngo yinjiye asanga ibyumba byinshi byarafunguwe kera kandi byinshi nta kintu kibirimo. Ibyo byatumye abantu benshi batangira gukeka ko hari ibanga rikomeye ryahishwe. Se hari icyumba kitari cyavumburwa? Mu mwaka wa 2017, abahanga bakoresheje ikoranabuhanga rya scanning basanga hari umwanya munini wihishe imbere muri Great Pyramid bawise Big Void. Nta muntu urinjira muri uwo mwanya kugeza ubu. Ibyo byatumye isi yose yongera kugira amatsiko. Ese harimo iki? N'ubutunzi n'ibanga rya Farawo cyangwa hari ikindi abantu batazi? Hari indi nkuru yateye ubwoba cyane mu mwaka wa 1922, igihe Howard Carter yavumburaga imva ya Tutankhamun. Abantu benshi bavuze ko hari umuvumo wa Farawo. Bivugwa ko abantu benshi binjiye muri iyo mva bapfuye mu buryo budasobanutse nyuma y'igihe gito, nubwo abahanga bavuga ko bishobora kuba byaratewe n'indwara cyangwa imyuka mu byobo bya kera. N'abakomeza kwizera ko Farawo barindaga amabanga yabo na nyuma yo gupfa.
uyu munsi piramide ziba cyahagaze ikimenyetso gikomeye cy'ubwenge n'imbaraga by'abantu ba kera, n'ubwo ari byinshi abahanga bamaze kumenya, hari n'ibindi byinshi bikiri amayobera. Uburyo nyabwo amabuye yazamurwaga hejuru cyane, ibyumba byinshi bitaragerwamo, ndetse n'impamvu nyayo piramide zubatswe mu buryo bwihariye cyane. Abantu bamwe bavuga ko ari ibikorwa by'ubwenge bw'abantu gusa, abandi bakavuga ko ari ibanga isi itarakemura. Ariko kimwe kirazwi, piramide zo muri Egypt kimwe mu bintu bikomeye cyane umuntu yigeze yubaka ku isi. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa, hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 305122. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.